Ariko se wa mugabo we iyo uvuga utyo uba ugamije iki? Ubwo ndushimuye ku buryo nibagiwe? Ese wirengagije inshuro zose koko nararaga nkanuye kubera ya ndwara yigeze kurwara ku kiganza cy'iburyo? Nanjye sinjye rwose, gusa muhumurize ingendo nzazigabanya pe. Erega mama namwe muri njye mwazikora. Ubu si koko uriya musore ko mukunda murumva koko ntamurwaje yazarwazwa nande? Nzagupfira episode ya 13. Duherukana Kevin amerewe nabi cyane mu buryo bw'imitekerereze ndetse yahamije ko azapfira Muhorakeye, gusa nubwo yabivugaga si Muhorakeye yari ari kubibwira, duheruka ari kubibwira Dudu ariko amwitiranya na Muhorakeye. Dudu yahise avuga ko urukundo rwamuhinduye umurwayi wo mu mutwe ndetse akomeza yibaza icyo yakora. Byatinze inkuru mbi yageze ku babyeyi ba Kevin, nuko bahita bava aho bari bagiye igitaraganya. Baje batarwambaye mu nzira, baje batungana. Papa Kevin akavuga ati ibyabaye byose bifitemo uruhare, na mama Kevin we akavuga ati ariko se wa mugabo we iyo uvuga utyo uba ugamije iki? Ubwo ndushimuye ku buryo nibagiwe amezi 9 natwise Kevin? Ese wirengagije inshuro zose koko nararaga nkanuye kubera ya ndwara yigeze kurwara ku kiganza cy'iburyo? Ese niwagiye urukundo nkunda? Sheri, kuki koko utajya unyumva? Papa Kevin yahise aparika imodoka ku ruhande maze yigira umugore we aramubwira ati mukunzi umbabarire, kandi urabizi ko ngukunda by'ukuri, gusa ugomba gukunda ibyo abana bawe bahisemo. None se ubu kuba Kevin asaze kubera kubura Muhorakeye urumva hari akamaro bifite? Ese turakora iki? Mama Kevin nawe ati ese papa Kevin hari ikindi twakora kitari kumujyana kwa muganga? Tunyarukire aho Muhorakeye yari. Bari bicaye mu ruganiriro ariko ni mu masaha y'umugoroba ahagana saa 2. Muri urwo ruganiriro si Muhorakeye birimo gusa kuko ari kumwe n'undi mukobwa ariwe Brigitte. Siwe gusa kandi kuko hari n'undi mukobwa. Uwo mukobwa rero ari kurira, nuko Brigitte aravuga ati owe kutangiye kurira se kandi atarakubwira? Muhorakeye yahise avuga ati ubwo umuntu amaze guta icyo cyuma muri toilette yahise amfata asohora aho ngaho, nuko arambwira ati nahawe akazi na bene wanyu ko kukwica, ariko njyewe naje hano guhaha, ntabwo nazanywe no kumena amaraso y'inzirakarengane. None rero ngiye gukora uko nshoboye ngo ukize. Icyo uri bumfashe urakuramo iyo myenda kuko njye kukazanira yanjye uze kuba ariyo ugenda wambaye. Iyo ngiyo ndayifata nyiziringa mu maraso y'inkoko ngiye kwica, hanyuma nibaramuka bayabonye bari bukeka ko nakwishe. Nyumva akadomo rwa. Ikindi rero wihangane uhita uvino, bishobotse ndetse wava no muri Kigali kuko nubwo waroka ku runguru uzategwa izindi nyinshi kugeza bakwishe. Icyo nabonye cyo nuko udakunzwe n'abariya wita inshuti zawe. ubwo musore yahise ansaba ko namufasha nanjye nkifasha. Nabanje kwanga gukuramo iyo myenda, gusa aza kumbwira ko nta kibazo na kimwe ndi bugire. Nahise nkuramo imyenda yose nsigarana imyenda y'imbere gusa. Ubundi uwo musore ampiriye ipantaro naje nambaye ndetse na ririya kote. Ubwo yahise ajya mu gikoni afata inkoko ayikata umutwe, maze afata imyenda yanjye ayisukaho amaraso. Ibyo byose yabikoraga vuba vuba. Yahise ansaba ko twavaho. Narabyemeye kuko nari namaze kubona ko uwo musore nta kiba ashaka kungirira. Nahise nibuka ijambo riri muri Bibiliya rivuga riti nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Iryo jambo ryanyibukije ko buryo Uwiteka nta kintu kiba kimutunguye. Ku rundi ruhande aho Nicole ari kumwe n'umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 45. Nicole kandi afite igikapu mu ntoki. Uwo mubyeyi yahise yimyoza, nuko aravuga ati kandi wa mukobwa we njye mbona n'akataro uzakazana. Ubwo ubona wuzuye ishuri kusa numaze kuryibagirwa, uyu munsi ngo wagiye ku kiriyo
ejo ngo wagiye gushyingura, ejo bundi ngo ugiye gusura inshuti zawe, uyu munsi ngo ugiye kurwaza umukunzi wawe. Aha ibyawe biteye urujijo rwose. Nikore nawe ati nanjye sinjye rwose, gusa muhumurize ingendo nzazigabanya pe. Erega mama, namwe muri njye mwazikora. Ubu si koko uriya musore ko mukunda, murumva koko ntamurwaje yazarwazwa n'andi? nyina ati ntiwambwiye ko bamujyanye Indera? Nuko Nikore ati Yego rwose niho. uwo mubyeyi ati Indera se ko abarwayi badakenera abarwaza bavuye hanze, ubwo uri kujya he? Nikore yahise avuga ati Hanze hehe? nyina ati hanze y'ibitaro, ikigo kirabirwariza, gusa ushobora kujyayo ugiye kumusura wenda. Ku rundi ruhande aho Uwera inshuti ya Brigitte ari, Uwera ari kugenda yivugana mu nzira ati Imana ishimwe pe, Uwera nshobora kuba nibutswe, ariko Imana icisha mu nzira ishaka ni ukuri. Ubu ngiye Uwera nongeye gukunda koko? Uriya musore nubwo arwaye nzamwitaho uko nshoboye kose, ariko se uriya mukobwa yarwariye indege ni mu ntoki, buri kanya ngo muhora akeye ko ntangiye kumwanga ntaramumenyera, arashaka kuntwara umukunzi wanjye. Yewe gusa ndasekeje pe, ntangiye kumwita uwanjye koko. Ariko niko bimeze, ngiye kurwana intambara nk'iya Hitireri. Uzanyitambika wese nzamwereka ko Uwera ntari agafu k'imvugo rimwe. Nzemera ntanga ibyanjye byose, ariko Kevin mwegukane. Nzemera mbura amagara, ariko negukane uwo nkunda. Yaba murumuna wanjye, mubyara wanjye, uwo ari we wese nzamutsinda ku wo nkunda. Kevin ni umukunzi wanjye. uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva _ ntukicwe n'irungu.